ariko icyo gihe muri uwo mwaka namaze muri Koma niho namaze umwaka muri Koma. umwaka yes iminsi 365 yego kandi icyo gihe ntabwo naryaga Amen. Byasabye ko Yesu duhura bene data mu nkurikiye mu byumve. Byasabye ko muri iyo Koma Yesu ubwe aza turahura. Yesu ansangaho narindi serikeye yanjye barayiteguye abantu bavanta ibya Enock byashize ubuzima bwe bwahagaze byarangiye nta byo gusenga nta byo guhanura nta byo gukomeza atakambira abantu birarangiye abantu barira baboroga ariko Yesu araza aransanga Yesu araza aransanga kuko urumva muri ibyo bihe ntabwo nakangukaga kuko muri Koma nyine uburaho urabyumva bwakeye nakangutse bucya nongeye kugaruka mu murimo bucya nongeye guhura n'abantu abantu b'ubugabo bafite gukorwaho bagakora ibijyanye n'ibyo Imana yabategetse gukora mu mitima yabo ariko iyo byamaze kuba itegeko cyangwa se byamaze kuba ibintu abantu bavuga ngo bikore Bibiliya irambwira ngo abantu biringira imirimo itegetswe n'amategeko nibivume sinzi niba uri murabyumva kuko ntabwo aba ari itegeko ry'umwuka ribishyizeho noneho ari nayo mpamvu wumva uko gucuruza impano bikiwe abantu bakiranuka ni ukuvuga iki niba abantu bamaze gutandukana n'indangagaciro yo kwera no gukiranuka byanze bikunze urumva nta kindi bakora biroroshye ngo bazacuruze abo rero ntaho ngewe mbona baba batandukaniye n'abapfumu kubera ko ku Imana Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo tukabasha gufatanya ivuga butumwa nkuko Imana yabonye yuko bikwiriye maze iduhuye umuhamagaro kugira ngo tuyikorere nyemerera wowe uri kureba kino kiganiro aho uherereye hose yaba uri mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali mu bihugu duturanye ku mugabane wa Afurika ndetse n'ibiri kure n'indi migabane i Burayi muri Aziya muri Amerika muri Canada muri Australia hose mwumve yuko tubasuhuje mu izina rya Yesu Kristo tuvuga ngo Imana y'amahoro ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu wowe ureba ikiganiro nk'iki ngiki ukaba ubabaye ukwiye kongera ibihe byo gusenga no kwizera ko Imana yatabaye abandi nawe n'ukuri izagutabara ntabwo ari wowe wizigiriza aho nkana naho wowe wishimiye rero ijambo ry'Imana rigutegeka kuba wateranga indirimbo ukiririmbira ndetse ariko ukibuka kujyana na Yesu gutabara abandi kuko yavuze ko abajyana nawe aribo bagabana ku mugisha w'Imana turi kumwe n'umukozi w'Imana umukozi w'Imana ufite ibigwi n'amateka bikomeye abantu ngo mwaramubuze noneho ndamubazaniye reka tumuhe ikaze kuyobokamana TV mwiriwe neza kandi muraho murakomeye yego Joel turamahoro turashimira Imana kandi turanezerewe kuba Imana idushoboje kugira hano kuyobokamana TV nibyo agaciro gakomeye amen ndanezerewe rero cyane kubw'uyu munsi kuko namahirwe ntekereza ko Imana iduhaye kandi nibaza ko namahirwe azaguma kugaruka kenshi yego Imana ishimwe amen muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde tugiye kubana muri iki kiganiro yego amazina nk'ibisanzwe abantu benshi wenda bamenye izina kana gatoya ariko mu busanzwe ni Enock Enock ariko kana gato urumva ibihe byose bya mbere abantu benshi ndatekereza ko iryo zina bararizi iyo wenda ku batarizi dore ko tuba twarungutse abantu hari abantu benshi bakuzi nyine bazi n'amateka y'iryo zina ariko ku muntu wenda utabizi kubera iki kana gatoya ryaturutse he byagenze gute izina kana gatoya byabayeho kubw'impamvu z'Imana Imana impamagara ndi mutoya none mu kumpamagara rero ndi mutoya impa umwuka wayo kandi nanone nshyiriraho kugira ngo mfashe abantu batandukanye mu buryo bw'amasengesho kuko urabizi ko muri make mu bice nakuriyemo cyangwa se navukiyemo Imana yampamagaye ndi muto cyane noneho iryo zina abantu bose bambonye mu ivugabutumwa bambonye mu murimo w'Imana bakavuga ngo kakana gatoya yego naho ryaturutse ese ubwo naho byaturutse ubwo se wahamagawe ufite nk'imyaka ingahe wenda mpamagarwa cyangwa ntangira kuvugana n'Imana yego
nari mfite imyaka 7 kuri 7 nashoboraga kumva ijwi ry'Imana kandi ngashobora nanone no gufasha abantu. Icyo gihe Imana impamagara nahise ntangira akazi kayo, ninshira muri gahunda yayo yo gukomeza gukora umurimo w'Imana. Yego. Rero muri make urumva izina kana gato naho ryaturutse. No wari na gatoya nyine mugani. Nari gatoya ariko ubu nyine urabona ndi gikwerere narakuze. Ariko iryo zina riracyankurikirana cyane. Kana gato. Nk'abantu wenda abantu benshi twagiye tubana mu bihe byashize bari hirya no hino mu bihugu binyuranye. Iryo zina baracyarikihuka. Ni muri ubwo buryo Joel. Ni muri ubwo buryo. Yego. Bakunda kuvuga ngo iyo Imana ishaka kuzakoresha umuntu ibintu bikomeye ibanza kumunyuza hakomeye no mu bikomeye kamukomeza ngo azabone uko akomeza abandi. Enock turi kumwe profeti tuganira nawe mbere yuko wenda tujya mu bindi byinshi. Ubundi ni muntu ki? Yego urwatubwiye amazina ariko muri uyu muhamagaro urinde waturutse he, wanyuze hehe kugira ngo be uri umukozi w'Imana ubu ngo? Buriya Imana ntabwo ishobora gukora amakosa yo guhamagara umuntu cyangwa yo gukoresha umuntu utarashobora kugira amahame cyangwa se wenda uburyo naho Imana ibishobora kumunyuza hakomeye. Imana yanyujiye muri byinshi Joel, ariko muri byinshi Imana yaginyuzamo ndatekereza ko abantu benshi basa naho wenda bagiye babimenya, ariko nanone naciye mu bintu bikomeye cyane. Mu busanzwe nkora umurimo w'Imana, ariko nanone ntabwo nkora nshingiye ku ideni na rimwe. Nasanze Imana ni data, mbo kandi mu bumana bwayo no mu bunyangamugayo bwayo irera. Mbo ikimara rero kunshyiriraho umuhamagaro wo kuyikorera, habayeho urugendo rurerure, habayeho intambara nyinshi. Joel, hari ibihe byabayeho nkajya mvuga ubutumwa nge nambaye ibirenge. Ibirenge nambaye ibirenge. Ariko urabona ko nambara neza bisanzwe. Imana ishimwe. Amen. Hari ibihe byagiye bibaho nyura no mu mfu nyinshi. Nanyuze mu mfu zirenga 100 zirenga 100. Mu mfu? Mfu zirenga 100 zirenga sinzi, hari abantu benshi ndatekereza byo ibyo barabizi, ariko nanyuze mu mfu nyinshi. Ndi umuntu washoboye guhura n'urupfu. Mvugana narwo. Ariko kubera impamvu z'Imana n'umugambi Imana yari mfiteho, biba ngombwa ko urwo rupfu nanjye ubwanjye rutamperana kubera umuhamagaro n'impamvu nyinshi z'Imana. Imana rero kuri uyu munsi ngiye yampamagaye ntazi gusoma, n'ibyo kwiga ntabyo nigeze njyamo, ariko irangije irambwira ngo Enock nguhaye ubwenge. Icya kabiri irambwira ngo niyo yigisha abaswa bagashobora kujishuka bakamenya. Ibyo bihe byose rero Imana agendaga ivuga ibintu izakora, ikabivuga ikavuga uburyo umuntu azashobora gutera intambwe, kuko dutangira umurimo twabutangiye mu bihe byasaga naho byari bigoye muri ibyo bihe. Ariko muri make Imana yagiye yigaragaza, muri make Imana yagiye yigaragaza. Ndi wa muntu ubu ushobora guhaguruka hano nkajya no mu mahanga, nkurira indege. Mu muryango navukiyemo nta muntu n'umwe washoboye kuyurira. Hari abantu benshi mu muryango bagiye biga, ariko ibyo ntibabishoboye kubigeraho. Ariko nge Imana yagiye ibasha kunyigaragariza, ariko kubw'impamvu z'ijambo ryayo n'umugambi Imana igizute ifite. Numva rero ntago ari byinshi ku buzima bwanjye, byinshi nge mfite byo kuvuga nibirebana n'imirimo y'Imana, n'icyubahiro cy'Imana n'uburyo Imana idashobora guceceka, kwigaragaza no kwiyerekana. Muri make nge icyo nashyiriweho no gukora umurimo ndetse no gufasha abantu batandukanye, baba ari abo muri iki gihugu, baba bari mu bice zitandukanye z'isi, abo bose iyo bashoboye kumbona cyangwa se kubona uburyo tuvugana, Imana ikomeza gukora imirimo. Ni muri ubwo buryo. Umuntu uri kureba kino kiganiro yamuvuze muti ngewe ndi umwe mu bantu bavuganye n'urupfu ariko ntirwamerana. Hari abantu babizi wenda ayo mateka cyangwa izo nkuru, ariko hari n'abandi bari kureba kino kiganiro batabizi. Bishatse kuvuga iki? Warapfuye? Mwavuganye gute wenda gatoya wenda? Ubundi muri uyu murimo w'Imana
intambara nyinshi tugira ziva kuri satani n'ubundi ariko sata burya akoresha abantu nk'uko burya n'Imana ikoresha abantu niko bimeze. nabaye muri koma hari ibihe nabaye muri koma umwaka ndi mu bitaro icyo gihe nagombaga gupfa ariko n'abaganga babonaga ko nzapfa barabibonaga ndetse na serikeye barayitegura barabana Enock kana gato ko karapfuye birarangiye abantu bihebye ariko burya muri koma haba ibintu bikomeye Joel muri koma ntago amasengesho abakora ahubwo ikiba gihari haba hari umugambi Imana igifite ku muntu kuko uba uri hagati yo gupfa no gushobora gukira biba buri kimwe cyose kiba gifite 50%. Ariko icyo gihe muri uwo mwaka namaze muri koma niho namaze umwaka muri koma. umwaka yes iminsi 365 yego kandi icyo gihe ntabwo naryaga ntabwo nari nemerewe kurya nahabagaga amata ariko biciye mu bindi bintu bakoreshaga kugira ngo nkomeze ubuzima. Yesu icyo gihe Enock ubuzima bwanjye buragaruka Imana ingaruye ikomeza kunkoresha nk'uko yanshyiriyeho gufasha abantu batandukanye mu bice binyuranye by'isi no muri iki gihugu cyacu no hirya no hino. Ariko muri icyo gihe nabonye Imana Joel si icyo gihe cyonyine nabaye muri iyo koma mvugana n'urupfu ni ukuvuga ngo nanjye ubwanjye hari ibihe nagezemo numva ko ikiza ari ugutaha yego ariko Imana irangije irambwira ngo no ntabwo ikibazo ari ugutaha hari ibyo nkigukoresha muri iyi hari ibyo nkigukoresha hari abantu batarakubona bazakubona hari abantu utarashobora gusengera uzasengera hari abantu banyuranye mu bihugu binyuranye uzagenda ufasha. Imana igarura ubuzima bwanjye muri icyo gihe ariko mu bindi bihe hageze nanone ejo bundi ni vuba ahangaha muri 2015 nabwo n'ubundi urupfu rwongera kugaruka njya muri koma mara nanone amezi abiri n'iminsi byabaga biturutse ku burwayi mwabaga murwaye. Urabona uyu murimo dukora n'umurimo ugoye n'umurimo dushobora no kubohora abantu bakava wenda muri nyabingi cyangwa kwa satani ariko satani noneho agahita yataka yego haguruka umwatse izo ntama akavana ni gute uyu muntu ari gukoreshwa ibi bintu byo kubohora aba bantu reka natwe tugira ute tumwatake. Kandi nanone muri ibi bihe twagiye tugira ibibazo bishingiye mu bantu nanone bagiye bahindura uruhande ugasanga abantu bari mu Mana ariko noneho bamaze kuva mu Mana bamaze kujya mu kibi. Bene abo bantu bamaze kuba mu mwijima byo ikintu cya mbere inshingano ya mbere satabaha no kumena amaraso noneho uko kumena amaraso cyangwa se no kurwanya bera muri rusange kurwanya kwera kw'Imana kurwanya ko Imana yakomeza kugirira abantu neza. Ni muri ubwo buryo rero nagiye nanone muri iyo koma hashira ayo mezi 2 n'iminsi hafa amezi 3 2015 Kigali yose abantu bose baravanikana gato bye nanone birarangiye ariko nanone Imana iraza Imana ishimwe iraza inkura muri koma ingarurira ubuzima abaganga nta ndwara nimwe babonaga nta kintu na kimwe babonaga abantu bose babonaga nyine urupfu ariko bagiye kubona babona Enock nongeye kugaruka mu buzima uti byagenze gute rero kugira ngo ngaruke mu buzima urumva ibyo bihe byo hariho imyuka y'abarozi bakomeye kuko buriya abakozi ba satani rimwe na rimwe bakorana umwete kuko nkuko na shebuja abizi ko igihe cye kirimo kirangira sata igihe cye kirimo kirarangira ariyo mpamvu abana b'Imana baba bagomba kuba maso muri ibi bihe bya none byasabye ko Yesu ubwe duhura Imana ishimwe byasabye ko Yesu duhura bene data mu nkurikiye mu byumve byasabye ko muri iyo koma Yesu ubwe aza turahura Yesu ansangaho narindi serikeye yanjye barayiteguye abantu bavana ibya Enock byashize ubuzima bwe bwahagaze byarangiye nta byo gusenga nta byo guhanura nta byo gukomeza atakambira abantu birarangiye abantu barira baboroga ariko Yesu araza aransanga Yesu araza aransanga kuko urumva muri ibyo bihe hano ku mutwe wanjye hari harageze aho hatebera hagwamo imbere mbo noneho kandi ikindi cyari kiriho ntago nashoboraga muri koma ntago ushobora kumenya abantu ntago ushobora kubibuka ariko haba hari ibyuka by'umwijima biba biraho bivuga uyu muntu tumubangamira uyu muntu tumutware kuko burya
sata yabonye nk'umuntu wari mu mana ashoboye wenda gusa naho adakomeza izo nshingano, burya sata waba yagiye mu nyungu. Ariko imana nayo mu bumana bwayo no mu cyubahiro cyayo burya ifite guhagarara kubera, ifite guhagarara ku bantu yatoranije. Kuko kuva ubwo imana ikimpamagara ndi mutoya yambwiye ko inshyiriyeho kuyikorera, ariko inamenyesha ko nzagira intambara nyinshi, ariko muri izo ntambara zose nkwiriye kuzahagarara nkibuka ko iyo ishoboye byose imikorere yayo, imbaraga zayo ziri hejuru ya buri ntambara. Birangira Yesu aje turahura, Yesu aransanga abanza gukora ahantu ngiye nari naragize ikibazo ku mutwe, umutwe wanjye urongera urazamuka. Noneho mbona akoze no ku ruhanga rwanjye hano mu maso. Yesu arambwira uti bibaye ni impamvu z'ubwiza bwanjye buzagumana nawe mu minsi yo kubaho kwawe. Amen. Ndangije ndakanguka. Muri ibyo bihe ntabwo nakangukaga kuko muri koma nyine uburaho urabyumva. Bwakeye nakangutse, bucya nongeye kugaruka mu murimo, bucya nongeye guhura n'abantu, bucya nongeye gukora umurimo, nongera gukora umurimo w'Imana. Muhira abantu ndi Yesu twahuye yarangije byose, iby'uburwayi byo kubabara n'ibindi byose byakoma, ibintu byose byarangiye, Yesu yabirangije. Buri Imana iriho, Imana irakora. Ni nayo mpamvu iyo abantu bakorera Imana baba bagomba kuba bafite n'ibihamya by'imirimo y'Imana. Yego. Kubera ko ntago wavuga ngo ukorera Imana utaragira ibihamya by'imirimo n'ibimenyetso by'uko Imana ishoboye kandi ikora. Rero bene data munkurikiye, ndashaka kubabwira ikintu gikomeye. Ndashaka kubabwira ngo ni byiza ko twikomeza ku Mana, ni byiza ko tuguma kureba kuri yo, kubera ko yo ni byose. Joel mbihuje nanone n'icyanditswe, hari icyanditswe Dawidi yigeze avuga gikomeye muri Zaburi 34 umurongo 8. Dawidi yaranditse aravuga ngo marayika w'Uwiteka Imana we abambisha amahema yo kugota bamwubaha ngo kugira ngo abakize. Imana ishimwe. Iryo jambo Dawidi yarivuze ngo ubwo yari amaze kumva inkuru imubwira ko abatware b'Abafilisitiya bamaze kumenya uwo ari we, bamaze kumuvumbura, bamaze kumenya ngo niwe wishe ya ntwari yabo Goliath. Ariko ngo Dawidi babimubwiye arabana, ariko hari ikintu kimwe, marayika w'Uwiteka Imana, marayika w'Umwami Imana abambisha amahema kugira ngo agota bamwubaha, kugira ngo abakize. None ngo Dawidi atera intambwe ajya kureba abatware b'Abafilisitiya, ariko Imana imuha tekinike imwe, imuha tekinike yo guta inkonda, amera nk'aho yabaye umusazi. Abatware b'Abafilisitiya ngo mu kumubona bo barangije barabazanya ngo mbese uyu niwe Dawidi, uyu niwe wahangaye Goliath, ese uyu niwe wakoze ibi n'ibi? Ntibishoboka, ntago ari we. Noneho ngo barangije baramufata baramuterura bamuta inyuma y'iki, inyuma y'urukuta. Aho hantu hahagurutse. Imana ishimwe cyane. Amen. Muri Zaburi 34 umurongo wa 20 ahagurutse niho yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo amakuba ngo n'ibyago ku mukiranutsi ni byinshi, ngo ariko kimwe ngo Uwiteka ngo amukiza muri byose, ngo kandi arinda amagufwa y'abantu b'abakiranutsi. Amina. Ngo kugira ngo hatagira na rimwe rivunika. Niko bimeze. Ndashaka kuvuga iki rero? Ndashaka kuvuga ngo imbaraga z'Imana zirahari ngo zigota abayubaha, imbaraga z'Imana zirahari ngo zitubere maso mu ntambara, mu bigeragezo, mu bintu byose tunyuramo, mu byago byose twanyuramo. Tugomba kwibuka ikintu kimwe, ko Uwiteka abasha gukora. None ngo Dawidi amaze guhagurukaho ngo nibwo yibonye ngo arimo aratambuka, ngo akomeza atambuka ngo yibona mu misozi y'amahanga atatu, yibona mu Bedomu, yibona mu Bamowabu, yibona no mu Bamoni. None ngo arimo atambuka muri iyo misozi ngo yumva ijwi ry'abantu ngo bari inyuma ye, baramubwira ngo Dawidi uri uwo gupfa. Muri Zaburi 118 umurongo wa 17 baramubwira ngo Dawidi uri uwo gupfa. Ariko 17 ngo arangije arababwira ngo hoya, ntabwo nje nzapfa, ahubwo ngewe nzabaho. Kubaho kwacu ni impamvu z'Imana, kubaho kwawe ni impamvu z'Imana, ntabwo ari impamvu z'umuntu. Niyo mpamvu dukwiriye kubaho umunsi ku wundi ariko dufite ibyiringiro, kubera ko uyu muntu afite ijambo yavuganye n'Imana, ubwabyo biba bihagije kugira ngo bishyireho igihe gishya, bishyireho n'impinduka, kubera ko izo mpinduka ziba zigomba gushingira ku mugambi Imana ifite. None ngo Dawidi aravuga ngo nge ntabwo nzapfa. Amajwi y'urupfu cyangwa n'abamubwiraga urupfu baranarubona.
nkuko nanjye nagiye nzibonamo mu buryo bwinshi ariko ntago byigeze bihagarika Imana gukora ntago byigeze bihagarika Imana kwiyerekana Dawidi nibwo yababwiye ngo sinzapfa ahubwo nzabaho ngo kugira ngo ntekerereze abantu imirimo itangaje Uwiteka yakoze 18 ahageze arababwira ngo kandi mubimenye mu bihano byose nahawe nta rupfu rurimo Imana ishimwe abana b'Imana dufite kubaho muri ibi bihe no mu bindi bihe sinzi nimba wenda muri ibi bihe Joberi uri murabibona ibi ni ibihe bisa naho byagoye ku bantu benshi ariko nanone naho byabaye ibihe bigoye ku bantu benshi nanone Imana ntabwo yaretse kwigaragaza mu bantu ntabwo Imana yaretse kwiyerekana no kwiyubahisha kuko urabona dutangira nko kwinjira muri covid abantu benshi bumvaga nyine birangiye abantu benshi bakumva gusenga ntibigikomeye imisozi kuyijyaho ntibyemewe ariko noneho hari indi strategy Imana yashyizeho Imana ishimwe hari indi strategy niyo mpamvu Paul yigeze avuga ngo abantu nidukizwe ngo ariko ngo bijyanye n'ukuri dusohoyemo ibihe uko bigenda bihinduka ntabwo bihagarika Imana ibihe uko bigenda bigorana ntabwo bihagarika Imana kugira ute gukora niyo mpamvu rero umunsi kuwundi dukwiriye kwibuka ngo Imana ni data amen Paul hari icyanditswe yigeze avuga gitangaje mu rwandiko yandikiye abakorinto rwa 2 guhera ku murongo wa 3 yigeze Paul yandika ijambo rikomeye aravuga ngo tugenda dufite umubiri w'abantu niyo abantu batubona umubiri twambaye bisanzwe bashobora kwibeshya bakatubona nyine nk'abantu basanzwe ariko ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'abantu ngo ntabwo turwana mu buryo bw'abantu amina imbaraga s'Imana ntabwo ari imbaraga zigaragara n'amaso y'umubiri ni nayo mpamvu uzasanga ibihe binini Imana bitewe n'umwuka wayo nk'uko Yesu yabivuze Yesu yigeze avuga ijambo rikomeye aravuga ngo ngiye kugenda ariko hari ikintu kimwe mukwiriye kwibuka ntabwo nzabasiga mwenyine nzohereza umufasha nzohereza umwuka wanyu uwo mwuka naza ngo ikintu cya mbere azakora ngazabigisha haleluya ngo kandi azabaha kumenya no gusobanukirwa ngo ndetse azenda no kubya data Imana ishimwe kugira ngo agire ute abiduheho niyo mpamvu uyu mwuka wera w'Imana dukwiriye kuwushimira cyane dukwiriye gushimira Imana kubw'umwuka wayo kuko uyu mwuka wayo niwo uduha amahirwe yo kumenya ibyo data agira ute avuga n'ibyo ashaka naho muri ibi bihe usanga hari uburyo abantu benshi bagiye basa naho bananirwa ariko nanone ku mpamvu z'uko abantu benshi bagiye bahura n'abantu basa naho basanzwe batarashobora kugira ku rwego rwo gushobora kumenya ibintu biri mu mutima w'Imana bigatuma abantu benshi bashobora kunanirwa cyangwa se basubira inyuma ariko ndashaka kuvuga iki ndashaka kukubwira ko Imana data wa twese iri mu ruhande rwawe n'ijambo yavuze kuri wowe ukwiriye kurushaho kuryizera no kurikomeza kubera ko Imana ntabwo imeze nk'abantu biroroshye ngo abantu batubwira ibintu ntibibi ariko Imana ntabwo ifite umwanya wo kukubwira ibintu bitazaba yego nge ndi umuhamya wo kubihamya Imana ikimpamagara inzana i Kigali naje nta muntu tuziranye irambwira ngo Enock genda ujye i Kigali nzakwigaragariza nza nta rurimi na rumwenzi ariko buri rurimi nshobora kurwumva Imana ishimwe nshobora kujya mu gihugu runaka ngashobora kwivugira Imana ishimwe hari naho nigeze ngera mu gihugu Imana imanura ururimi rwaho ntaruzi yes ndagenda ninjira mu gihugu cya Malawi mvuga igicewa abantu bari muri Malawi ndabizi ko bahari ibyo kandi nanone babizi mvuga ku gicewa n'ubu uyu munsi kikindi kubera ihe mpamvu kubera umugambi w'Imana Imana ntabwo yananirwa gukora ibyitegetswe gukora naho abantu bo batakumva naho batabyitaho Imana yiraza ikagira ute igakora wenda prophet reka wenda dusa n'abasubira inyuma mu gihe cyanyu muri ya myaka 7 na kwa gukura mu bihe byanyu ubuhanuzi iyo urebye abahanuzi bo hambere hariya ukareba n'ibihanurwa ubu ngubu muri ibi bihe turimo ubona abantu baratereye icyizere abakozi b'Imana ariko ntabwo ari ukukibatera bidafite impamvu rimwe na rimwe hari ababeshya Imana bavuga yavuze itavuze hari abavuga ko Imana yatanze amasezerano ariko ugasanga yebwe bagatanga n'igihe ntibisohore ugasanga umuntu yujuje ikaye amasezerano ariko bidasohora ubona ari iki cyapfuye mbere ko byari bimeze neza ubu ngubu bikaba bigenda bihinduka ubona ari iki cyabuze muri uyu murimo ujyanye na profesi
nta kintu kiriho kitahozeho. Uribuka mu Bisiraheli hari igihe cyageze ijwi ry'Imana riba ingume, ariko burya sata rimwe na rimwe arapirata, kuko burya ikintu kiri original kigira na pirate. Impamvu muri ibi bihe abantu benshi basa naho bagiye bagira ibikomere cyangwa se bananizwa ariko biciye ku mpamvu z'ibyo bagiye bumva bitavuye wenda ku Mana. Ndatekereza yuko icyo ni ikibazo gikomeye umbajije, ariko nanone Imana yo uribuka na Eliya avuga ngo bose bashize, urabyibuka? Avuga ngo bose bagiye bapfuye byarangiye n'ingege nyine usigaye. Imana yamubwiye ko hari abandi bantu ikibitse. Hari ibihe bigera ijwi ry'Imana rikaba ingume mu bantu, ariko noneho nk'ubu uyu munsi Imana igarutse ku bantu bayo. Imana igiye kugaruka gukora no kugarura ububyutse, ariko nanone akenshi iyo abantu basa naho bumvise cyangwa se bahanuriwe ibintu ntibibe byaba cyangwa se ntibisohore, baba bagomba kubirebera mu ijambo ry'Imana. Ijambo ryaravuze ngo ibihanurwa byose mu bigenzurire mu byanditswe. Kubera iyi mpamvu buryo umuhanuzi wanyawamenyekana iyo ibintu yavuze byabaye. Imana ishimwe cyane. Rero Imana iracyafite abantu ikoresha, ariko nanone n'ababeshya nanone barahari batavugana n'Imana. Ndababona benshi, urumva, ugasanga n'abakristo benshi, abantu benshi batandukanye bizera Imana, ugasanga barasa naho bashaka kuva mu byizero. Ariko hari ikintu kimwe nshaka kubabwira bene data, Imana mu gihe cyose yo ifite gahunda cyangwa se ifite message ishaka kuguha, ntabwo yabura inzira inyuzamo. Ariko nanone kuba abantu bashobora wenda gukomereka kubera bahuye n'abantu b'abanyantege nke bataraguka mu by'umwuka ngo bamenye ubushake bw'Imana, bamenye n'ibiri mu mutima wayo no mu bitekerezo by'Imana ngo babizanire abantu, haba hakiriho ikibazo. Usanga akenshi abakozi b'Imana cyangwa se abahawe impano rimwe na rimwe bibagirwa ikintu kimwe, bibagirwa gusa naho bisengera. Noneho bakaba bahora bavuga ngo hari imbaraga bafite, kandi Bibiliya irambwira ngo mu bintu byose dushobozwa nande? Na Kristo uduha imbaraga. Ni ukuvuga iki? Niba abantu bibagiwe aho bakura imbaraga bazivoma, kuko Imana biragoye ko yahura n'abantu bidaciye mu nzira z'amasengesho. Noneho kandi dukora umurimo dusengera abantu banyuranye, rimwe na rimwe iyo tudashoboye kwitakambira natwe ubwacu turananirwa, n'imyuka ikadutera inyuranye ikaba yadukura mu nzira. Kenshi rero hari igihe abantu bananirwa ntibabimenye, ntibashobore no kumenya wenda aho barasiwe, ntibashobore kumenya uburyo bakongera kuvugururwa no kubakwa. Ugasanga nyine abantu barakakaye, ugasanga iby'Imana byashize muri bo. Rero iyo bimeze gutyo biba ari impamvu z'uko abo bantu bibagiwe ibanga, biba ari impamvu y'uko abantu bibagiwe ibanga ry'aho bavoma imbaraga, kuko imbaraga nta handi ziva ni mu gusenga. Kandi burya impano z'umwuka wera, impano twahawe, bari ngombwa ko zisengera kugira ngo Imana ikomeze gukoresha abantu mu buryo budasanzwe. Numva ari muri ubwo buryo nabisobanuramo. Profete, hari ikindi wenda ntabura kukubaza kijyanye n'ibintu bisa no kwishyuza, gucuruza impano z'Imana. Ugasanga umuntu aravuga ati kugira ngo ngusengere, kugira ngo uhanurire birasaba amadolari aya, birasaba ko banza gukora ibi, kugira ngo ngusengere ngukorere deliverance ubuhoke uratanga amafaranga ya naya. Mbese ukabona ko harimo gucuruza impano y'Imana. Byo niki wenda wabitubwiraho? Ibyo kera ntibyaba bihari cyane, byadutse kubera ko urumva ibi bihe bisa naho byagoranye cyane, byananisha abantu benshi. Noneho abantu benshi bagasa naho bagenda bafatwa n'umwuka w'isi kuruta uko umwuka w'Imana yakorera muri bo cyane. Ibyo bintu byo kwishyuza ndatekereza ko ari umwuka w'ubuyobe, kubera ko iyo nsomye Bibiliya imbwira ibintu bikomeye. Imbwira ko na mbere hose ubundi uko byari bimeze mu mahame y'Abisiraheli, nta muntu washoboraga guhura n'abamenya adafite ituro. Ariko ntabwo byabaga ngombwa ko bamenya we abwira intama kumuha ituro. Noneho rero iyo bimeze gutyo, abo bantu baba bafashwe n'ikintu cy'ubuyobe, kuko byanze bikunze mu gihe cyose uhagaze mu mwanya w'Imana neza, abantu bo ubwabo bafite gukorwaho, bagakora ibijyanye n'ibyo Imana yabategetse gukora mu mitima yabo. Ariko iyo byamaze kuba itegeko cyangwa se byamaze kuba ibintu abantu bavuga ngo bikore, Bibiliya irambwira ngo abantu biringira imirimo itegetswe n'amategeko n'ibivume.
sinzi niba uri murabyumva. Yego ndi kubyumva. Kuko ntabwo aba ari itegeko ry'umwuka ribishyizeho. Noneho ari nayo mpamvu wumva uko gucuruza impano. Hari abantu benshi muri ibi bihe mbo uribuka nka Pawulo hari aho yashoboraga gukora umurimo w'Imana ariko bene Sekiwa nabo bagahaguruka bakavuga ngo turakwirukanye dayimoni mu izina rya Yesu. Wa wundi Pawulo agira ute avuga urabibuka bene Sekiwa. Yego. Noneho hari abantu benshi ngenda mbyumva ko hari uburyo abantu bari kujya bacuruza impano ariko nanone numva ko abo bantu ntago bari mu buntu bw'Imana. Babaye bari mu buntu bw'Imana bamenya ko Imana ari data. Bamenya ko Imana yo ifite ubushobozi bwo gukora no kuba yabagirira neza atari na ngombwa ko babaza umuntu na kimwe. Kubera ko na mbere hose abantu bakoraga umurimo w'Imana babagaho. Yego. Ariko nubireba muri ibi bihe uzasanga abakristo muri ibi bihe nta rukundo basa naho bagifite kubera abantu benshi babaye dese barananiwe bagiye bacika intege kubera ibyo bikomere byose bitandukanye. Ugasanga noneho n'abazima Imana iboherereje ntabwo babitayeho ntibanitaye no ku magambo yabo. Ariko icyo navuga kuri abo bantu muri ibi bihe maze iminsi nganira n'Imana. Imana imaze iminsi imbwiye ko ubu igiye kugaruka ku bantu bayo kandi noneho imaze iminsi imbwiye ngo ubu igiye gushyiraho gahunda yo gushungura. Yego. Yo gushungura mbega ni uburyo bushya Imana igiye kongera gukorana n'abantu bayo no gukangura imbaraga zindi nshya kubera ko muri twe harimo imbaraga nyinshi ariko nanone nibaza impamvu izo mbaraga tutazikoresha mu buryo bukwiye. Ari nayo mpamvu usanga kubera ko abantu benshi bamaze kuva mu muhamagaro no gutambikira ntibashobore guhagarara muri ayo mahame yo kwera no gucungana n'uburyo wenda se Imana yaca inzira kuko Imana ifite byose. Iyo usomye mu Migani igice cya 13 umurongo wa 22 hari ijambo rivuga ngo umuntu mwiza asiga umurage ngo kandi uwo murage uragenda ukagera kubuzukuruza ngo kandi nanone ngo ububikiwe abantu bakiranuka. Ni ukuvuga iki? Niba abantu bamaze gutandukana n'indangagaciro yo kwera no gukiranuka byanze bikunze urumva nta kindi bakora. Biroroshye ngo bazacuruze. Abo rero ntaho ngewe mbona baba batandukaniye n'abapfumu kubera ko ku Imana yaduhaye umwuka wayo. Amen. Kugira ngo uyu mwuka wayo ufashe abantu kuyimenya no guhura nayo kubera ko abantu ntago bahura n'Imana hatari umwuka wayo. Uwo mwuka wayo abagomba gukorera mu bantu. Imana ishimwe cyane. Noneho rero niba hari abantu muri ibi bihe bakomeje guhagarara bameze nk'abacuruzi ndabasaba bene data nshuti z'umusaraba guhindura imyumvire no guhindura uburyo bw'imisengere. Kubera iyi mpamvu kubera ko igihe cyose tuzajya twegera Imana dusenga biroroshye ngo Imana itumenyeshe abantu bazima. Biroroshye ngo Imana itumenyeshe abantu dukwiriye gusengana nabo. Biroroshye ngo tumenye abantu data ashobora kunyuzamo umuyoboro w'ibikwiye. Yego. Ariko abo bantu babaye abacuruzi ni ngombwa ko tubarwanya. Ariko tuzabarwanya mu buhe buryo? Tuzabarwanya biciye mu nzira y'amasengesho kubera ko imyuka yose igenda itera ni ngombwa ko tuyitsinda biciye mu nzira z'iki z'amasengesho nk'uko Pawulo yabivuze ngo intwaro z'intambara yacu ntabwo ari iz'abantu ahubwo imbere y'Imana zo zigira imbaraga zo gusenya no gukubita hasi ibihome ngo no gufata mpiri. Imana ishimwe tubasha gufata mpiri ibintu byose bitekerezwa mu mitima ariko ngo ku mpamvu zo kugira ngo tubigomororere nde Kristo umwami wacu. Amen. Ndafashijwe. Amen. Imana ishimwe. Prophet turimo tuza gusingira umusozo. Hari abantu bari kwakira ikiganiro mu buryo butandukanye bari kukireba bamwe barababaye n'ukuri abandi baribaza Imana niba ariyo yavuganye nabo kubwo gutinda kw'amasezerano abandi bararwaje bandi bafite ibibazo bitandukanye pe ahari yewe man aba bantu bakwiye n'ukuri humure pe hari ihumure bakwiriye hari ijambo ryabahumuriza ndashaka mu minota mike yadusigaranye ugira ikintu ubwira abakunzi b'iyobokamana TV wongereye ugarurire abantu batereye Imana ikizere bitewe n'abahanuzi bagiye babateranya n'Imana bitewe n'abantu bagiye babahemukira bafite ibikomere byinshi urababwira iki bano bantu urabahiriye ijambo riribuze kubahumuriza? Icyambere bene data nababwira nuko uyu munsi mukwiriye kurushaho kwikomeza ku Mana. Amen. Kubera icyambere kiriho nuko Imana ishaka kugaruka ku buzima bwawe ariko ari impamvu zo kugira ngo ishyireho igihe gishya gitandukanye n'ibihumazemo iminsi. Amina. Kubera yuko ikibazo ntabwo ari ibihe wowe utinzemo
ndabizi abantu benshi muri ibi bihe nibyo barahungabanye barababaye, abantu benshi bari mu ntambara nyinshi, ariko ijambo hari ikintu ryavuze, ijambo ryavuze ikintu gikomeye, ijambo ryarambwiye ngo amasengesho y'abera azibuka. Nuko bimeze. Ijambo rirongera rirambwira ngo kandi twashyiriweho imirimo myiza ibonerwa muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Niba twarashyiriweho iyo mirimo myiza ni ngombwa, kandi nanone Yesu hari ijambo yavuze, yaravuze ngo ntabwo ubugingo bw'abantu buzaturuka mu bwinshi bw'ibintu abantu batunze, ahubwo ubugingo cyangwa se amahoro Imana itanga ni amahoro ahabanye n'ay'abisi batanga. Ariko noneho mwene data wowe ukurikiye iyobokamana TV, amen, ndagukomeza mu izina rya Yesu nkumenyesha ngo Imana igarutse ku buzima bwawe kugira ngo ikore mu buryo budasanzwe. Niba Imana ije gukora mu buryo budasanzwe, ni ukuvuga ngo ije gukora ibintu ariko bitazigera byitirirwa undi muntu, kuko yo ifite imbaraga zihagije zo gushobora kugukura mu mubabaro no mu ntambara urimo. Kuko ibi bihe maze iminsi nganira n'Imana cyane, Imana imaze iminsi imenyesha ko ubu buri muntu wese wagiye ugira umwanya wo gutindana nayo asenga, hageze ko Imana ishyiraho impinduka z'ibihe binini kugira ngo habeho ibifatika by'amashimwe. Kuko uzasanga abantu benshi muri ibi bihe ntabwo biri koroha kugira ngo bagire ishimwe rifatika, ariko noneho ishimwe rya mbere abantu bakwiriye gushimira Imana ni ukuyishimira ko Imana ikibatije iminsi yo kubaho kandi yo gukomeza kuyihesha icyubahiro. Niba Imana igutije iminsi yo kubaho, kora ubushake bwayo, kuko nayo ubwayo izakomeza kukugirira neza no kubaka none hawe n'ahazaza, ariko bishingiye ku kugira neza kwayo. Rero icyo nababwira ni kimwe, mwikomeze ku Mana, mukomere kuri yo, kuko Imana Data ntabwo izigera ireka kubagirira neza, ntabwo Imana izigera ireka kwigaragaza no kwiyerekana no kwiyubahisha ku buzima bwawe. Kandi uyu munsi ndaguhanuriye mu izina rya Yesu, amakuba uhagazemo uyu munsi ndategetse kugira ngo utandukane nayo. The answer is volio obre to the lie. Arwis mai abrifos tute no de braise. Ele londe nastuvi obre to the lui irdrit wis morio ostan service morio obre fos tu preto de la the lie service morio obre to the ris. Imana yemeye gushyiraho igihe cyo kuvuga imirimo yayo nishimwe ryayo ku buzima bwawe, kandi abantu bakuzi bagiye kuzabihamya, bagiye kuvuga ko Uwiteka hari icyo yakoze kuri wowe ndetse no ku bandi bantu b'imiryango yawe. Imana imaze iminsi imbwira ko hari abantu Imana igiye kubohora, igiye kuzibura inda zabo, abantu bakabyara, abantu bagatekana, abantu bakaguka mu mwuka, bakagira imbaraga zidasanzwe, kuko Imana ibyo iriteguye kubikora. Amen. Jowe ibyo Imana irabikoze, ibyo Imana irabikoze mwene data ku buzima bwawe, ahubwo byakire. The last service more you operate the rest, byakire kuko Imana ibishyizeho. Amen. Imana ni nziza. Amen. Ndafashijwe. Imana ni nziza mwene data. We komera kuri yo aho uri, waba uri Burayi, waba uri muri Amerika, aho waba uri mu mpande zitandukanye z'isi, wowe komera kuri yo, izera ijambo ryayo. Ijambo ryayo rirahindura, ijambo ryayo rirarema, kandi ijambo ryayo nuribamo ibintu byose bizagenda neza. Nta na kimwe Imana itazakora mu gihe cyose wikomeje kuri. Komera kuri yo, wizere icyo yavuze, kandi wizere n'abahanuzi nanone, kubera ko hari abantu bahari bashobora gukora bahagaze mu ruhande rwa Satani. Hari n'abandi nanone bafite kuba bahari ariko bafite kuguma gukora mu ruhande rw'Imana, bahagaze mu kwera, bahagaze mu gukiranuka, bahagaze mu gukiranukira Imana no mu gukora ubushake bwayo. Rero wowe Yesu yavuze ijambo rikomeye, avuga ngo mbese Data abawe tuzababwirwa n'iki? Yesu yabwiye abantu, arababwira ngo abanjye muzababwirwa n'imbuto bera, muzabamenyera ku mbuto bera. Kandi ikindi, Imana iracyahagaze ku ntebe y'imbabazi. Nta n'umuntu n'umwe Imana yashyizeho ngo acire abandi imanza, oya. Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi, kandi Kristo Yesu nicyo cyamuzanye kugira ngo yomore iyo mitima ibabaye. Wowe rero ubabaye, uhangayitse, ufite intambara, ufite intimba zo mutima, ufite intambara mu miryango, ufite intambara mu rugo, ufite intambara wenda mu mwuka wawe, ufite ibikomere bishingiye ku bantu baje ku buzima bwawe, amagambo bakuvuzeho bakavuga ngo wenda uzapfa, bakavuga ngo wenda uzakorwa n'izo, ndagira ngo nguhanurire uyu munsi. Amen. Imana ishyizeho ubuzima, Imana ishyizeho igihe gishya, Imana ishyizeho umurongo w'ubuzima bwawe. The last sorry oprito the risba abritu the ris in straight race. Imana yivuze ngo ishyizeho igihe gishya, no kuvuga ngo ibya kera babisibwa. Haba hatangiye andi mateka mashya ashingiye ku mpinduka no kugaragara kw'imirimo y'Imana. Imana ishimwe cyo we. Amen. Nuko Imana ikora.
bakunze ibiyobokamana TV ngira ngo ubutumwa ni ubwanyu kandi reka dushimire n'umukozi w'Imana ufashe uyu mwanya ngira ngo umuntu yavuga ngo iki ni ubwa mbere tumwakire kuyobokamana TV ni n'umuntu nzi ko abantu benshi bari buze kubona batari baherutse kubona bitewe nuko ntabwo akunda gukoresha cyane cyane social media ni umwanya mwiza rero wo guha abantu contact yawe kugira ngo bongere bakubone hari ubashaka kukuvugisha abashaka ko musengana mu buryo butandukanye turi buza kuyandika ku kiganiro ariko kandi uranayitanga maze nurangiza gutanga nimero ya telefone uraza usenga ubundi tugane ku musozo w'ikiganiro. Yes, mu byukuri rero abantu mwese mwakenera kumvugisha kuri telefone bisanzwe mwampamagara kuri 0788 47 96 musubiremo 0788 47 wamvugisha tukavugana tukaganira tukanasengana Imana kuko ndacyabaye n'Imana. Amen. Kandi ndakikomeje kuri yo. Imana ishimwe. Ni byiza rero ko dufatikanya mu buryo bw'isengesho tugasenga tukagusengera wowe warubabaye we warufite intimba Imana igakorana nawe mu buryo budasanzwe. Reka rero dusenge. Amen. Data mu izina rya Yesu mu izina ry'uwabambwe izina ry'uwanesheje byose ku musaraba igorogota. Ndagushimiye ubuntu bwawe ndagushimiye neza yawe ndagushimiye imbabazi zawe ndagushimiye mwami kubw'uyu mwene data ndagushimiye kubwa buri muntu wese mwami. Haleluya. Ushoboye gukurikirana iki kiganiro reka buri muntu wese umwongerera imbaraga reka buri muntu wese umwigaragarize reka buri muntu wese uhindura ubuzima bwe reka buri muntu wese mwami Yesu Kristo wongere uhembure ubugingo bwa buri muntu wese kuko ubugingo nibwo buzakubona kandi Yesu Kristo turi mu isi nibyo dufashigiye mu ntambara ariko buri wese murwanirire buri wese muneshereze buri wese mumurikire buri wese mugirire neza mu izina rya Yesu buri wese mwamahari abarwaye reka bakire abababaye mwama babangamiwe n'ibintu binyuranye mu izina rya Yesu ndategetse kugira ngo data ugaragaze kunesha kwawe ugaragaze gukora kwawe no gukomera kwawe kugira ngo Yesu icyubahiro cyawe kikomeze kugwira kugira ngo Uwiteka Imana wumure imitima ibabaye uhembure mwami ubugingo bwa benshi mu izina rya Yesu wongere wubakemo buri muntu ibitekerezo byawe imbaraga zawe umwuka wawe wera akore kuri buri umwe the ransom with more you pray to the least more you overall holy with more you steady reka ubikorere kwiyubahisha kubera yuko tubisabye Imana mu izina rya Yesu mwami wacu tubisabye. Amen. Amen. Imana ibahumugisha. Reka tugushimire cyane tuvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe mirimo abera bayo bakora iguhereza umugisha kandi nutagwisara ntuzabura kubona umusaruro wivuga butumwa rikomeye wakoze n'irindi rikomeye rikuri imbere. Ikiganiro nk'iki na Pr.Enock nakagaruka kuyobokamana TV tuzamugarukana yongere akora umurimo w'Imana.